Mwiriwe nshuti zanjye nk'uko bisanzwe, iyi ni Jose TV. Tugiye kurebera hamwe uko wakora ji ituma ugira itoto. Mwibuke gukora subscribe, mukande like, mukore na comment, then share. Tugiye rero kureba uko ji ikorwa. Iyi ji igizwe na tangawize, urunyanya, karoti, hanyuma tugashyiramo n'ironji. Ushatse wakoresha ironji, mandarine cyangwa indimu, biterwa n'icyo ufite. Ubwo rero tugiye gutangira gukora ji yacu. Ikindi tutwibagiwe ni amazi. Iyo ushatse rero gukora nyinshi, ushobora gukora nyinshi ukayishyira muri firigo kuba bishaka, ariko ushobora no kujya ukora imwe imwe ku munsi. Twatangiye ji yacu. Urabona ko ari ibintu byoroshye kandi ni ibiribwa dusanzwe dufite mu ngo zacu. Bibutse ko iyi ji ari nziza umuntu uwo ari we wese. Iyo ushatse kuyiha abana ntabwo ushyiramo tangawizi. Ushatse kuyiha abana ushyiramo isukari, ntushyiremo tangawizi. Hanyuma mbibutse ko mbere yo kubikoresha twabanje kubironga. Nanibagiwe, urabanza ukabironga kugira ngo utaza kubyimanga, utaza kubyitaka cyangwa ukarya bya bindi baba barashyizemo, ya miti baba barateye mu mboga iyo bari kuzihinga cyangwa imbuto. Mujye mwibuka kuronga mbere yo gutangira gukora ji. Twagiye, reka dushyiremo amazi. Amazi biterwa n'uko bingana. Iyo wakoze byinshi ukoresha amazi menshi, ariko hano ngewe ngejeje muri litiro imwe kubera nashyizemo ibintu bikeya. Tugiye gusya. Ndebe ko igenda iriho neza. Okay, nk'uko mubibona rero ji yacu iratunganye. Ubu hageze igihe cyo kumva ko iryoshye. Urabona tumaze kuyiyungurura. Ji rero imeze neza nk'uko mubibona. Uwashaka noneho yahita atangira kuyinywa. Mbibutse ko iyi ji uyinywa mu gitondo ukibyuka, nta kindi kintu urashyira mu nda, kugira ngo ikangure umubiri, hanyuma igenda ikora gake gakeya. Mu cyumweru kimwe uba wamaze kubona impinduka. Uyinywa buri gitondo ukibyuka. Murakoze, mugire umunsi mwiza.
nabwiye ko nzajya mbakorera ibiganiro bidatinda. Mugire umunsi mwiza rero, murakoze cyane kuturebera gahunda.